ubundi umwuka wose wo kwishyira hejuru va kuri Satani. Uko wakuzura umwuka werukana hano ukarusha n'uwagutoje ariko utamwishyizeho hejuru. Rero numva rwose kandi reka tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Icyo kintu ni ikintu kibi. Ubundi bajya bavuga ko umuhanuzi agira ibintu bitatu bimugusha, rwa rugera rujyanye ahubwo mutabare mujye gushaka urundi naho ubundi nituri bukinge. Uwo Samusoni umuntu wagushijwe n'umugore no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Buriya rero iyo uri umuntu ushaka ko abantu batakubonera muri angere yabakureberagamo, wipima kuri uyu munzani, kuko kubatizwa ni ikimenyetso cyiza kigereranywa no kugera ikirenge mu cya Kristo. Ariko mbonereho no kubwira abantu hano ngo umubatizo ntabwo ari ukuraho ibyaha. Ibyaha bikurwaho nuko umuntu ameneka mu mutima akemera guca bugufi agakizwa. Yarahabatirijwe ariko uko yahabatirijwe agiye yameze n'ubu tuvugana ni kameze. None na mushuti wiwe ugiyeyo n'ubundi baramubatije, ariko noneho urabizi ko Jackie atoboye mu mazuru, yambaye amaherena mu mazuru. Noneho bakibaza ngo ni gute umushumba nyirizina yatinyuka kubatiza Jackie ntabanje kumugira inama yo gucomokoramo biriya bizuru birereka mu mazuru akava muri fata yuko ari nka puraka baba bakinnye cyangwa se ari bya bindi byo kuvuga ngo ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuha icyubahiro. Haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Yes, reka nanye mbashime mbabwiye ngo amahoro y'Imana abana namwe kamwira asazuba irengezuba amajyepfo amajyaruguru. Kamabwire ngo umugisha w'Imana no babonekeye. Reka tubwire abari mu girwa batubwire ngo uyu munsi wa none Imana ikugirire neza kandi Imana ikoreze umugisha. Katubwire diaspora tuzibwire ngo imigisha igire mu biganza byanyu. Katubwire nawe rero utameze neza hari kuri yakora umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga nabo tuzi igihugu herereyemo, ariko nimba utameze neza katukubwire ngo ahari kurira kwa umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nawe utameze neza ihangane, Yesu aracyakora, aracyakiza abantu biwe kandi nzi neza ko imbaraga zicyo zifite. Katukubwire rero uherereye hose nimba mu gitondo katukubwire ngo ugire umunsi mwiza kandi nimba ni muga tukubwire ngo ugire igicamunsi cyiza. Aha ni ku Manzi TV no kuri Mos TV. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, share, like, comment kugira ngo bisho kugenda neza. Uwo mwumva kuri kamera rero cyakunda kuri mikoro no muhungu wanyu, imbere tubafite abakozi b'Imana. Munyemere tubakire. Turaje tubakire mu izina rya Yesu Kristo. Muraho neza? Muraho. Amahoro y'Imana bane namwe. Namwe muyagire. Mumeze neza murakomeye? Turashima Imana rwose. Yego. Hanyuma rero katutangire mwibwira abantu b'Imana, mwa kwibwira abantu b'Imana. Ndumva uyu munsi none ndagira ngo nze kubereka mu kiganiro ndabazo tuduke cyane nyuma ko tubabaza hanyuma kugira ngo bize kurusha kugenda neza nze kubarekera ijambo. Karibu mwibwire turahera no kwa mushumba tuze gukurikiza ahangaha. Byaba byose turabanza dusenge. Yego. Ko amasengesho niyo makuru. Yego. Impamvu turi hano no kugira ngo n'abatwumva bagira icyo badukuramo. Yego. Hanyuma bibatere gusenga. Turagira ngo dusenge. Hanyuma nitumara gusenga twinjire mu kiganiro twateguye cyangwa se kigenderewe uyu munsi. Mwami Yesu Kristo turagushimiye cyane, turaguhimbaje kugira neza. Uri umukozi w'umuhanga, uri hejuru ya byose, uri umwami twiringiye, uri umwami w'amahoro. Tugukinguriye imitima kugira ngo ubane natwe Kristo. Oh, haleluya. Uyu ni umwanya duciye bugufi kugira ngo iki kiganiro kibe giherekejwe n'amaboko yawe.
mwuka wera akibonekemo uzacyumva wese azahembuke kandi azuzura imbaraga turutse muri iki kiganiro turogoye kirogoya yose tuburijemo ibitavuga imana tuhamagaye ibikwiye kuba ku bugingo bwa bene data aba ari byo bitambuka mu izina rya Yesu amen amen. yego ndi kumwe na mushiki wacu nawe yabibwira ngewe nitwa Revera Pasiteri Moise Sindayigaya uyu ni mushiki wacu nawe yakwivuga nanjye nitwa Yamfashije Claudine ndi umubyeyi nanjye ukunda Imana ukunda no gusenga nanjye ushaka wambonera kuri Yesu ari ku Ngoma TV n'icana yanjye Yesu abivandimwe Yego. yego Hanyuma Imana ihabwe icyubahiro. Mudusabiye imbaraga zo kuyobora cyo kiganiro niho wamenye imyuka mibi iri kudutera nawe wabona twivanzemo. hanyuma bitsindwe mu izina rya Yesu. Hanyuma kuyobora ikiganiro kirimo amavuta yanyu biraza kumbera byiza. Kuko nayo ndaza kuhavana umugisha byanze bikunze. Imana ishimwe. Mushuma muri mumeze neza. Turashima Imana. Mumeze neza murakomeye. Cyane. Mukozi Imana rumeze neza. ndashima Imana Namahoro. Murakomeye. Hanyuma ngiye kubabaza ibintu nka bitatu byonyine gusa. Kugira ngo barekurire 10 cyangwa mikoro mutugeze cy'Imana yaduteganyije. Ndabizi neza yuko nguna minsi ya none mwuka w'Imana ari kumwe namwe. Amen. Hanyuma ndaza kubaza mbere hano kwa mushiki wanje. Singira kanu ka mikoro ntacyo bitwaye. Ashingire reka maze nkubaze uze kuza kurusubiza nyuma. Ngiye kubaza iki kibazo kugira ngo uze kunsubiza neza cyane bize kugenda neza. Iyo ugize umubyeyi mu mwuka akakubyara mu mwuka akagukuza hanyuma nyuma yaho iyo utangiye guhanura cyangwa utangiye kuko wumva ko utangiye guhanura umuntu avuga ngo imwe yamanuriye byasohoye biterwa n'iyo mpamvu ko mutamucyumvira amavuta y'abashumba biterwa n'iyo mpamvu. wambashije ngo y'umuntu yakureze mu buryo bwo mu mwuka iyo ugize umubyeyi mu buryo bw'umwuka akagutoza ubwo agakiza warangiza ugatangira ugahanura ukagira igihe cyo kunguka mu mwuka wera w'Imana ugahanura umuntu rimwe na rimwe bigasohora. Kuki utabikigende kuri za namba za wa mushumba wumva ko wakoze mu gakiza biterwa n'iyihe mpamvu? byanze bikunze nakumva yuko biterwa yuko uhita wumva nyine hari amavuta wagize nyine ari hejuru ntihuka ko hari aho hari uwakureze mu buryo bwo mu mwuka ahubwo rimwe na rimwe ugasanga ahubwo wumva ko uruta nyine umuntu wakutoje inzira y'agakiza cyangwa se wakwakirije agakiza watangira kumva ko uhanura. Ndibwira ko abashumba bose ntabwo ariko baba bahanura. Nzi abashumba benshi badahanura ariko bafite mwuka w'Imana bafite n'inkoni y'ubushumba atoza umuntu inzira y'agakiza ejo nyine ugatangira mugano kuzura umwuka ugatangira ugahanura ukumva yuko amavuta yawe ari hejuru y'umushumba. Nkumva rero ko navuga ngo ni umwuka w'ubwibone hari uba wamaze gutera umuntu wo kwishyira hejuru. None se iyo umaze kubona ko uwo mwuka wo kwishyira hejuru amaze kugeraho rimwe na rimwe ugakora ikosa ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu kandi uzi kubwiriza umuntu ko kwishyira hejuru ari icyaha ubukizi kuri mu murongo cyangwa waravuyemo. None se ugira ngo wamenya ko dayimoni iri kugendana nawe ugira ngo buriya abantu bakubona ko ari bo babona yuko uwo mwuka wamaze kukwataka ugira ngo wowe sibye kuba wasenga navuga ngo wasengana na wa mushumba wagutoje agakiza akaza kuba mwuka w'Imana akamanukira muri iryo teraniro wibwira ko wowe ujya wimenyaho ikosa. Nta muntu ujya upfa kwimenyaho ikosa. Burya abantu bimenyaho amakosa ni bake cyane ahubwo nyine hari n'igihe unimenyaho rya kosa bakabikubwira ariko bitewe n'inyungu zawe cyangwa n'uburyo ushaka kwigaragaza mu bantu ukumva nyine ukavunira ibiti mu matwi nyine ntubashe nyine kubyumva. Yego. Hanyuma urakoze cyane kaze maze mushumba nawe ngiye kumubaza kugira ngo mbanze mwunganire kuri icyo. Yego. Nubona umuntu yarezwe n'umushumba agakura agera ku rwego ahanura ariko akarenga ko cyangwa se akumva ko afite ubushobozi busumba ubw'uwamwigishije burya rimwe na rimwe akishyira hejuru. Si igitangaza ko umuntu yazamuka rwose mu mpano akarusha n'uwamutoje ko Imana igaba uko ishaka ariko nta mpano n'imwe
kwemerera kuzura umwuka w'ubwibone ku buryo wishyira hejuru y'uwakureze kuko umubyeyi ahora ari umubyeyi. Ikindi kandi n'abantu banakimenye, uwo mwuka w'ubwibone mwibuke icyo wakoreye Satani. Umunsi yumvaga ko nawe afite ubushobozi mu ijuru, nibwo yarwanyije imyumvire y'ijuru, birangira ijuru rimufatiye ibyemezo bibi. Rero iyo ufashe uwo mwuka w'abo bantu bameze gutyo ukawuhuza, uhita ubona yuko rwose ari imbuto ya Satani. Harimo icyubahiro, amafaranga n'abagore. ubukene ariko Amafaranga niyo bakitura umugenda kuri bakitura. Navuze ngo ni icyubahiro, aricyo gishobora gutuma wa muntu yishyira hejuru ku wamubyaye cyangwa se ku wamureze. Kabiri ni amafaranga. Umuntu ntategereze isaha y'Imana, ahubwo akicira inzira akoresheje impano zimurimo. Amafaranga agatuma akora poranga, amafaranga agatuma ahanurira umuntu n'ibitabaho. Amafaranga yego, icyo nicyo navuze kijyanye n'ubukene. Rero iyo ni envelope nini irimo ibintu byinshi, irimo imyambaro, irimo agaciro, kurarikira iby'abandi babona bagezeho. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuga ati se barako batandusha guhanura ku kibo bazamutse, kandi mu by'ukuri buriya Imana itaragukora mu gihe cy'abandi ngo ugushyire mu gihe cyawe ntabwo byoroshye. Icya gatatu rero nakubwiye ngo ni umwuka w'ubusambanyi. Ngo impamvu wenda nkosoye nkavuga ngo ni umwuka w'ubusambanyi, ni uko hari abantu bavugira Imana ari igitsina gore, hakaba n'abavugira Imana ari igitsina gabo, kandi uwo mwuka bose urabahiga, urabatarakinga umwe ku wundi, umwe ku wundi. Nkubwire, nta muntu tuzi umunyembaraga. Kakantu mbese urakibajije numva uranshubije. Nta muntu tuzi w'umunyembaraga warusha Samusoni. Yego, Samusoni yari umunyembaraga. Samusoni yajyaga, umuntu watatamuye intare, wafashe intare agafata ku munwa wo hasi agafata n'uwo hejuru agatatamura intare igapfa. Uzi ko Samusoni umugore yamunanije burundu? Uzi ko Samusoni ngo bajyaga bamutegera mu mudugudu bagawukinga bagafunga batumva mutunga n'ahantu yuririra. Samusoni bitewe n'imbaraga ngo yagera ku rugi agafata igikingi cyo hirya agafata n'icyo hino akajigeza rimwe kabiri agahita byikorera agashyira ku mutwe. Mu kanya bagahita bavuga ati dore ngo Samusoni ku musozi. Samusoni yari umunyembaraga. Samusoni bigeze bamusanga mu buvumo abayuda. Abafilisitiya ngo yari yabatwikiye ingano, cyagiye yafataga ingunzu 300. Cyo nacyo tukibuka, yafashe ingunzu 300 arazizirikanya, azirikaho umuriro, yohereza mu ngano z'Abafilisitiya ngo ziyezemo zirazikongora. Zimaze kuzikongora, Abafilisitiya ngo barababara, ngo baza kumuhiga mu bina bwiza, ngo nawe ajya kwihisha mu buvumo. Ahageze ngo Abafilisitiya babwira Abisirayeli batumva rero ntacyo tubashaka, ariko nimutwereke icyo kihebe cyanyu nicyo dushaka tukakirangiza. Samusoni ngo yaraje, ariko ngo bakimugera barabwiye ati twemerere tukubohe nkurikire cyane. Nawe arangije ati mwebwe ubwanyu murandahira ko nta kintu muri muntu ntwari, nta kintu munkoraho. Samusoni ati oya, ntacyo rwose. Barangije ngo baramuboha baramudadira bamubohesha imigozi y'imigwegwe bamushyira Abafilisitiya. Bageze ngo bakajya bamuhirika bamuteragana. Ngo ariko b'Abayuda baravuga ati rero mutwemerere twebwe niba koko icyo twabakoreye ari cyo tuve mu kibuga. Baravuga ati nimwigendere ko mwamuduhaye se kandi anaboshye mutureke. Samusoni ngo bakajya bahirikisha umugeri bahirika ngo mukanya abagwiriye urwasaye. Imigwegwe yabanjije gucirira ngo iraturagurika umuva ku maboko. Abonye akasa arangije ngo ahita asingira urwasaye rw'indogobe, arangije ngo arwicisha abantu igihumbi. None kankubaze Nikose Theo, wowe imbaraga ufite zari zafati washobora gufata ingunze ebyiri? Nari nzi yuko nawe mfite imbaraga, nsaze ntazo imbaraga mfite. Nazo ndafashije. Ngo bazi ikibazo cya nyuma kugira ngo muze kurisha amavuta n'imva iki kirere kirekire. Wavuze kuri tubaza bitatu, ngiye kubaza yasigaye bibiri. Ngiye kubaza ikibazo.
iyo ureba Jackie na DJ Brian ngiye kubaza nka angre y'umushumba iyo tuzi ko iyo umuntu akijijwe agaragara impinduka imyitwarire imigendere imyambarire n'uburyo yari ameze ni gute umuntu ajya mu mazi menshi uko yari mu mazi menshi akazamuka n'undi akagumeza uko yari ameze urugero ndibuze gutanga naza kuvuga nka DJ Brian yarabatijwe utabibona abatizwa kwa Ernest Nyirindekwe wa pastor cya Bishop Ernest Nyirindekwe ntabuze kugabanya amatitre yiwe cyangwa icyubero cyiwe ugasanga nanjye Imana nabinjishije ntiwamenye hanyuma akimara kugerayo baramubatiza tubona ko DJ Brian yagize ate yahindutse cyangwa yamaze kuba icyaremwe gishya tuzi ko iyo umuntu amaze kubatizwa cyangwa umuntu amaze gukizwa hari ibyareka ariko imyambarire ni yayindi imivuge ni yayindi imigendere ni yayindi nta kintu cyo kigiye gihindukaho na kimwe hanyuma tubonye ajyana na Jackie ese niko abari ukwicara mu musaraba cyangwa birabiganza nibyo bakure kuvukiramo nk'umurevera uratubwira hari ibintu bibiri ngira ngo ngufashe ngusubiza yego icyambere yaba ari Jackie yaba ari na DJ Brian naho simbazi cyane ngewe ariko ndi umushumba washobora gutanga inama yego ikindi kandi wenda tunakivugeho gatoya Ernest Nyirindekwe umushumba ushumbye umukumbi ntabwo rero ndi buvuge ngo ibiganza bye ntibyavukirwamo n'abariya kubera ko hari n'abandi bahavukiye kandi bariyo bariya rero ntabwo ari bo bakristo ba mbere abonye ahubwo ngewe ndatanga inama nk'umushumba iyo umuntu ahindutse iyo umuntu ateye intambwe ahinduka mu mico no mu myifatire hanyuma ijambo ry'Imana umuntu wese uhinduka agomba kwisuzumiraho ni mu Bagalatiya 5:19 aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomana ubatizo ni ikimenyetso umukristo agirirwa cyangwa se babyita gupfana na Kristo ukazukana nawe mu bugingo ariko ntabwo umubatizo ukuraho icyaha na kimwe ahubwo umubatizo utuma umukristo cyangwa se umwizera mushya ava hanze akava mu kivunge cy'abantu akaba umunyetorero akabarwa nk'urugingo rw'itorero umubatizo niwo winjiza umuntu mu itorero rero hari ukwinjira mu itorero ry'idini hari no kwinjira mu itorero rya Kristo aho rero niyo nama nge natanga ushaka gukurikira Yesu akwiye kugira ibyo asiga naho abo bakobwa ndumva nimvuga gutyo sinzi niba bapfobeje ariko ntekereza ko Jackie we naramubonye mbona ari umukobwa DJ Brian ntabwo mbizi niba ari umudamu cyangwa niba ari umukobwa ntabwo muzi icyo nabasabira ni uko bo bakomera mu gakiza kandi sosiyete uko ibazi mbere uko sosiyete irabazi kandi noneho kizavuga yuko wakijijwe ni uko sosiyete uko yari ikuze ni uko wabaye umaze gusenga cyangwa kwinjira mu by'agakiza bihinduka bo rero ntibahangane no kurwana n'ibyo sosiyete yari ibaziho kugira ngo babihindurishe imirimo myiza yo muri Kristo ishobora gutuma rwose n'izo ntambara njya numva zimwe na zimwe zicicikana hano mu bitangazamakuru no kuri izo mbuga nkoranyambaga bishobora guhagarara kubera ko nta muntu n'umwe Kristo atahindura nta muntu n'umwe Kristo atagirira neza nta muntu n'umwe wimiriwe cyangwa se ufite bariyeri yo kudahabwa agakiza umuntu wese aho ava akagera yemerewe guhinduka yemerewe gukizwa kuko Bibiliya yaravuze ngo nugaruka nzakugarura kandi nukura ibishimwa mu bigawa
uzaba nk'akanwa kanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bivuze iki? Biravuze ngo iyo wemereye Imana nta bindi bigoye, ni ijambo rimwe gusa, kwiga kumenya gucangura no kuvangura, ukamenya gukura ibishimwa hehe mu bigawa. Mushumba, iki ni kibazo kimwe cyonyine gusa nsigaranye kugira ngo nkubaze, kugira ngo nkurekure, hanyuma ndaza kunyurwa neza byose, nuza kubimbeza neza byose. Iyo umuntu agiye kwiga umubatizo, hari uburyo bamwigisha, mwigisha avuga ati tugiye kumwigisha igice, idini ADPR bo bigisha amezi 6, ariko sinzi nimba ari Imana bari kwigisha, kuko naho ndibuze kuza kubazamo gakeya. Hanyuma iyi saa twagiye tubona DJ Brian nibyo navuze na Jackie, tubona barabatijwe kwa Ernest Nyirindekwe, ariko mu kwatizwa kwabo ese njye nagize impungenge ntibashobora kuba baratijwe bategeza babwirwa imihango y'uburyo umuntu ujyana na Kristo, kuko impamvu gutyo, impamvu mvuze gutyo nuko tuzi neza ko iyo umuntu yaganirijwe, ni urugero tubona nk'urugero nk'ubwashize Jackie baramujyanye bamujyana muri RIB, twabonye ko Jackie yavuye yagize ate yahindutse afite ahantu avuye, ariko ndibaza ni gute umuntu ava muri Yorodani ntahinduke still uko yarari n'undi akaba ari kwari. Ntibiri nka bya bindi turi kubona abashumba muri kujyana mu kwega abantu ngo turi kwigwizaho intama, ariko ntimuzibwirize inzira ijya mu ijuru. Reka tuganire kuri icyo kintu bakomeje kukitsaho, hanyuma mbanze mbwire ko ADPR ntabwo kibatiza abantu hashize amezi 6, babatiza hashize 3. Hanyuma iriya ni ordre y'itorero mu buryo bwo kugira ngo umwizera mushya ahabwe inyigisho ndetse zihagije, anabashe kumenyerana rega na bene se. Ariko hari ijambo ry'Imana tubona mu byakozwe n'intumwa, inkone yitwa Filipo ni bari kumwe, yihannye uwo munsi abatizwa n'uwo munsi. Question ntabwo ari ukubatizwa vuba, ahubwo igikenewe ni ukubatizwa umuntu yahindutse cyonyine, naho kubatizwa hashize igihe kirekire cyangwa ari gito si cyo kibazo rwose. Nese umuntu ahinduka atari ko ataganirijwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaze so wo mwisho. Kindi uri kunjyana ahantu ntari bushobore kwinjira kereka ari Ernest uri hano. Icyambere urashaka kumbaza uburemere cyangwa se inyigisho bahawe. Icyambere ngewe ntago mbarizwa kwa Ernest ngo nze kumenya, wenda ngo mbe nakubwira ngo bizi ibyumweri. Kabiri, ntago nabaye umwarimu wigisha inyigisho z'ababatizwa kwa Nyirindekwe, ntabyo nakoze. Aho rero niho nibura ukora icyo bita assessment, bavuga ngo uyu muntu aje yakiwe gutya yihanuku, hanyuma arabatizwa ageze kuri iyi level. Iyo level rero uri kumbaza iragoye cyane, cyo kora ndi kumwe n'umwe muri bo namubaza bigashoboka, kuko namubaza ngo kugira ngo batizwe wigishijwe iki. Ariko ubu nituza kureba tukarebera ku myambarire yabo, none se nituza gusanga iyo style kwa Nyirindekwe bayemera, ari nayo bemera cyane. Ahubwo kimbwira gutyo kuva kare, ikibimbwira ukaza gusanga nta n'icyo bitwaye ku gakiza kabo ndetse n'inyigisho barazihawe, ariko bagasanga imyambarire yo bari bafite ntacyo itwaye, nta nkomyi. Ukaza gukomeza urebera kuri iyo myenda, kandi nyamara abantu baramaze kwinjiramo neza, ahubwo icyaburaga gusa ari ukumenya amakuru y'imamo y'ibyo bahawe. Kandi ibyo bahawe twabihabwa n'umuntu wabigizemo uruhare, wabigishije eida umushumba wababatije. Ariko y'imyambarire yo kereka ubanje ugakora ya assessment navugaga, ukareba ese baba bafite imyambarire y'umwihariko ku bakristo bari hariya, cyangwa se byaba ari imwe. Nicyo nashaka kubwira. Aho rero reka nibaze ko tutari batinde cyane, kubera ko icyo dukora cyose byanga binoga. Reka wenda nta gucira mu ijambo, ikintu abantu benshi bakomanseho, njye nagiye mbona muri commentaire bakomanseho, uriya mushumba yabatije Jackie.
kandi koko nibyo Jackie gukizwa kwiwe ni byiza kubera ko aho yari avuye ni ahantu hakomeye cyane ariko mu bigaragara ukabona ko nubwo Jackie yabatijwe nta nyigisho hari yaba yarahawe kuko bamwe baravuga ngo muri Yorodani acyambaye biriya bintu by'ibiringa biri mu mazuru yiwe nicyo kintu abantu benshi cyane bakomaseho ku by'agakiza kiwe ntawagakomaseho cyane ahubwo bakomase ku mushumba watinyutse kumubatiza mu mazi menshi akamubatiza na biriya bintu by'ibiherena bikirereta yamutoje nimba yaremeye koko ko amutoza inzira y'agakiza akagera ku rwego rwo kwemera ko abatizwa ntabwo yari kumubwira ngo na biriya biherena ngo abicomokoremo bikunde abivanemo niyo mpamvu bavuze ngo ni gute umuntu ajya muri Yorodani yari ameze nka shitani akongera akagaruka n'ubundi agaragara nk'uko yari ameze akiri mu isi ahubwo noneho ndumva Theo ngize amahirwe Claudine urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka mbafashe mbahe igisubizo kandi kitabagoye cyambere mubanze mumenye gutandukanya ibi bintu bibiri hari icyo bita discipline kaba n'icyo bita doctrine kugira ngo umuntu abatizwe yubahiriza ibyo bintu byombi yubahiriza doctrine akubahiriza na discipline doctrine ni imyizerere discipline ni imico ni ukuvuga ngo doctrine niba twese twemera umubatizo mu mazi menshi tukemera umwuka wera Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera tukemera Bibiliya yera tukemera iyo bayita doctrine imyizerere niba rero none icya kabiri discipline ni imico mboneraho kubwira abantu ngo agahugu kagira umuco wako n'akandi kakagira uwako icyo kintu uvuze ku bwawe ruhande nakumvisha ugiye kubatiza Jackie wabanza ukamubwira yuko utari bumubatizanye n'ayo maherena ariko ijambo rya kabiri ntabwo tuzi discipline yo kwa ya muri kwa Nyirindekwe kubera ko ushobora kuba nanone muri discipline bafite umuntu ashobora no kuzirika n'iherena no kwitama rinda yashaka gatobora n'ahandi ntacyo bitwaye njyewe nabahaye ibisubizo sinzi impamvu mutari kubikurura cyane ni ukuvuga ngo niba aho yabatirijwe discipline yaho ntacyo bitwaye kuko nakubwiye ngo kugira ngo umuntu abatizwe ni ukomatanya doctrine na discipline icyarimwe yego uhuza imyemerere cyangwa se imyizerere n'imico none rero imyizerere nivuga ko Kristo ari umwami nivuga ko abantu b'Imana bakwiye guhinduka rwose bagize imitima mishya nababwiye ngo ibyo gupima umutima n'ubuhamya twabihabwa n'abahindutse cyangwa babatijwe kuko aribo babizi ndetse n'uwabigishije impamvu bakomeje kubikomataho nuko n'ababanjeyo batigeze bahinduka reka nkurangirize ababanjeyo nyine ubwo icyo nacyo ndaza kuguha igisubizo icyo ndi kuvuga nta nubwo ndi kuburanira Nyirindekwe kuko ntabwo yantumye ahubwo ndashaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ngo niba umushumba w'itorero runaka yarashyizeho discipline y'itorero igenderaho ntabwo uko umukristo wari busohoke niba bitagize impact mo imbere biranagoye ko we wamwumvisha ko yakoze amahano kubera ko umushumbe we yamweretse ko nta kibazo bijyanye na ya discipline yaho ihari icyo kintu rero abantu ntibashaka kucyumva ariko nababwira ngo aho bakwiye kurebera naba ariho barebera aho bakwiye kurebera ikibazo cyangwa se icyo bibaza naba ariho barebera be kubyibariza be kubibariza aho bitareberwa ikindi wari uvuze uti hari abandi babanje none se abo bantu rero babanje bashobora kudufasha habonetsemo umwe cyangwa babiri bakaduha ubuhamya niyo twabwumva na audio byaduhesha amahirwe yo gutanga conclusion dushingiye ku byo twumvisha reka ngiye nkubariza akandi kabazo wenda batarongera kutubaza kuri icyo ntabwo ari icyo ngicyo ngewe ikindi kibazo nakubaza impamvu ngewe mbona ko aba bantu bari kuva mu byaha bikomeye cyane batashyikira muri ibi biganza
ibiganza by'aya macaci ari kuza y'inzaduka impamvu ni iyi ngiyi ngiye mbikomozaho ni iyi njyewe mperutse kubona ikiganiro uherutse gukorana n'uwo bita Kayusi uyu Kayusi yakiriye nawe agakiza avuye mu butinganyi ariko asa nk'umuntu uguye mu biganza bitari byiza ibiganza bitari byiza mu minsi mikeya yongera kugaruka mu bibi bintu by'ubutinganyi numva ngo ni wowe wongeye kongera kumwakiriza agakiza bundi bishyashya yongera guhagurukira mu biganza byawe ibi rero ntabwo ari byo gutoza umuntu agakiza ahubwo nibyo kugira ngo bihimbaze cyangwa se bamamare bakorane n'abasitari kugira ngo bamamare umuntu wa mugani ADPR ibatiza mu mezi 3 umuntu arakijijwe wa mugani uyu munsi ahise nyine yakira agakiza uko akakiriye nyine niko avuyemo noneho habayeho no kutamukurikirana ugasanga bya bindi abisubijemo nibyo bintu bitumye umurabuza mu bakozi b'Imana bakavuga ngo uriya yari umuhanuzi ngo yagwe bitewe n'ahantu nagiye mbona abahanuzi benshi bagenda baca kuri iyi mihanda harimo na ba Noheli baje biyita ba profete ariko bitewe n'ibiganza bazamukiyemo ugasanga bahise basubira hasi ugasanga nyine babaye ukundi kuntu njyewe nkabona nkibaza ibi bintu biterwa n'iki naba bashumba nyine baba bashaka kugira ngo yenda bamenyekane cyane cyangwa se bamamare ikintu kibitera ni igice umuntu uburyo akizwa mu gitondo agahita aba profeta agahita aba umuhanuzi ejo ugasanga yabivuyemo ejo ugasanga yaguye nyine nari mbikomereje kuri kariya kavuyo wakoranye na Kayusi ejo bundi njyewe nagira ngo nk'umuntu w'umushumba ubimazemo igihe ndi umwana w'ejo nagira ngo njyewe unsobanure njyewe ngenda ariko nzi nyine ibi bintu ndi kugendamo uburyo ndi kubigendamo umuhanda ndi kugendamo ni muhanda cy'ubundi icya mbere uvuze ijambo rikomeye uravuze ngo ibyo biganza nibyo byari mu bakira ikibazo gikomeye ubajije ariko ndi bukubwire ngo yego mpamvu ndi bukubwire ngo yego kuko aribyo byabakiriye buriya bajya bavuga ngo nta mazi arenga kobo mazi ntashobora kurenga kobo uvuga ngo ntese kubera iki batagiye ahandi mpamvu batagiye ahandi nuko aho ngaho ariho hagombaga kubakira aho ndaza kubaza mushumba nari narengaho ijambo ry'Imana mu Bikorino 1:9-17 baravuga ngo iyo mbikora mbikunze ndagororerwa ariko iyo mbikora ngononwa mbitewe gusa nuko mpaho ubusonga nzagororerwa iki ni ijambo rimwe warubajije bangwa abantu ntago baba bari kwihimbaza bari gushaka kwigaragaza buri muntu wese azahemberwa ibyo yakoze kandi reka nibaze yuko muri uyu murima wa Kristo buri muntu wese ahengamo ukwazi ariko nyiri umurima we ntabwo ayoboye ko buri wese yabishobora hari ijambo uvuze mushumba simuciye mu ijambo hari ijambo uvuze uravuga ngo kuri icyo kintu nyine twatuvuze nyine cyabona abantu turi kumwe tubavugaho n'ibiganza hari ijambo bwashize Gitwaza yaravuze ngo icyo amahena asobanura ese umuntu ntashobora kuba azi ko kwambara amahena yambaye ari nta kibazo ari umurimo mwiza ariko akaba azi yuko ari amahera kandi Bibiliya ivuga ngo ni umuntu ukigaragaza ko akiri imbata none niba umuntu yabatijwe agapfa na Kristo ububata bwa Satani akabuvuyemo akongera kandi akemera ko bakamwemera ko na ya mahera yamanukana mu mazi akongera akayagurukanamo Bibiliya twonyaga bikavuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo bera yego izo mbuto akabajya ku mbuga nkoranyambaga ntagire ijambo atinya kujya ate kuvuga kandi yaragiye mu mazi menshi ese biterwa nakomeje kubivuga biterwa n'uburyo umuntu yigishijwe gakeye Imana biterwa n'uburyo yigishwa ajya kubatizwa cyangwa bitewe n'uburyo afite izina rirerire ryamurenze yuko ari umusitari yewe urantangaje Abaroma ndajya ngusubirisha Bibiliya Bibiliya iravuze mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2 ngo kandi reka wenda dukoreshe duhere no ku murongo wa mbere
ijambo ry'Imana ravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Murongo wa 2 rero ari ukomesha kugira ngo turebereho. Kandi nimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose. Yego muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yageneye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nakubwiye ngo ndagusubirisha ijambo ry'Imana sibyo? Nuko kuko dufite impano zitandukanye nuko ubuntu nahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha. Reka ngarukira aho ngaho. Icyo nari ngendere ni kuri murongo wa 2 guhinduka rwose ugize umutima mushya. Ijambo rivuze ngo muhinduke rwose, ijambo rivuga ngo rwose rivuga ngo nukumaraho byose, nukurangizaho byose. Ariko nababwiye kare, erega murasubiza mu bintu nabahaye ibisubizo, nuko nabibahaye wenda byihuse simbanje kubitonjora, ariko ngiye nabibahaye. Nababwiye ngo ubu twabasha kumenya ibyo bintu biri behind duhuye n'abantu babiri cyangwa batatu. Cyambere ni ba nyir'ubwite, abavuye mu cyiciro kimwe bakajya mu kindi, kuko bari kubareba bati ayo maherena none se ubundi niba twaza nyine yabivuzeho bati abantu bayambara abari imbata, bayambikaga imbata, ibintu nk'ibyo. Si ukuri se? Yes, niko kuri kuzuye. Ariko none se ko yabivuze wabonye bwarakeye abantu bayakuramo? Ariko yatanze message. Iyi saha leta yacu iyo bakubwiye ngo kunywa inzoga ugatwara imodoka n'icyaha ukabyumva, wabyumva utabyumva, ariko itegeko bazajya ate rizakugonga. Yego. None se Theo ndagushimiye kubyivugiye itegeko riba rizakugonga. Tuvuge ko nabo bazagongwa n'amategeko se? None si ijambo ry'Imana se? Cyambere shaka kubabwira nababwiye ngo cyambere hakenewe abantu batatu. Hakenewe uwabigishije inyigisho yo kugira ngo babatizwe, niwe waduha ubuhamya bwabo. Wa kabiri ukenewe ni ba nyir'ubwite bahawe iby'agakiza kugira ngo batubwire ahambere habo aho hatandukaniye, tafauti tandukaniro riri hagati y'uyu munsi wa none barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ndetse n'ahashize. Niba abantu bavuga bati uko bari bameze ibyo bakoraga birameze kimwe, amagambo bavugaga kuri social media niyo bakivuga, itandukaniro riri aho nabo bazagisubize. Ndatekereza ko ikiganiro bazacyumva. Cya gatatu ni uwababatije. Uwababatije nawe yashobora gusubiza, kuko nge nkubatiza, nge nayo ndi pasteur, nkubatiza ari uko namaze kwakira ubuhamya bwawe, naho naba atari nge wakwigishije, ariko ngomba kumekinga sure kubaganira n'uwakwigishije, nanjye nkaganira nawe kugira ngo nze kugira reka mvuge ngo ibihamya bigwiriye bimesha uburenganzira bwo kuvuga ngo mwene data cyangwa mushiki wacu kubw'uko yizeye Kristo, nanjye ndamubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Ibyo rero biramutse tutabonye abo bantu batatu, turimo kuvuga ibivugwa, reka mvuge ngo ni nk'ubusesenguzi. Yego cyushaka Bibiliya avuga ngo tuzabwirwa n'imbuto zabo bero. Nese n'imbuto twazibonye turabagira icyizere kuri abakristo gute? Kandi imbuto zabo zera twazibonye beze. Yewe nabahaye ibisubizo byumvikana, kibazo ntabwo ari ibo. Yewe wowe nkubonye uza
akubona hari uko umeze kaza mu rusengero kugira ngo njye kukwereka abantu ngomba kumekinga sure ko isura winjiranye niyo usohokanye zigomba kuba ari ebyiri zitandukanye. Kubera iki? Ninabikora gutyo bari bubone yuko hahantu winjiye there's no change, nta mpinduka, there's no change without kuko buriya abantu bakunda kuvuga ngo agakiza bakarebera imbere, aravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wo mwijuru. Urumva rero birasaba ngo n'inyuma ugaragare ko wahindutse rwose. Niyo mpamvu navuze ngo bene data kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu kwegera ibi bitambo bizima. Kwegera ku musozo yakubaza ikibazo kimwe cyonyine gusa, twegera ku musozo. Ndakubaza ikibazo nuramaze ikibazo pere kuri uyu mubyeyi. Yego ndakubaza rwose ndi mu mavuta wo kubaza. Iyo ubonye ababyeyi mwino minsi ya none bakwicara n'abana babo bakajya imbere y'abana bakambara ubusa, umwana ugasaba umubyeyi yicaye muri saro imbere y'abana be 5, 3, 7 yambaye ubusa, cyangwa abonye umwana we w'umukobwa asohotse yambaye akantu k'agakabutura kameze nk'akabikini ko kurarana akajya mu muhanda, kandi wa mubyeyi bwacya mu gitondo akajya kuruhimba akajya kubwiriza. Ubivugaho iki nk'umukozi w'Imana? Wowe warabibonye ariko ngewe ntabwo ndabona nyine uyu mubyeyi ujya ku ruhimbi kubwiriza yambaye nyine. No, ntago ari umubyeyi ujya kuri ruhimbi, afite abana. Bibiliya iravuga ngo utoza abana inzira y'iki? Inzira y'agakiza. Toza umwana inzira y'agakiza akiri muto. Yego. Hanyuma umubyeyi yageze mu rugo agasanga umwana yambaye bwa penda. Yes, akanabusohokana akanabujyana kutemberana. Yego, kandi akumva ko anezerewe n'abashyitsi akaza kwakira abashyitsi anezerewe. Bwacya umubyeyi akajya ku ruhimbi akajya kubwiriza abantu aho ko bakwiye kwera cyangwa bakwiye gutora umuco cyangwa discipline mu nzu y'Imana. Nk'umukozi w'Imana ivugaho iki? Yewe navuga ngo nyine nk'abo babikora jewe mbona nyine ari viziyo ngo bari kugendana n'igihe cya viziyo. Bivuze ngo ni iki? Naho urabyemera? Naho urabyemera? Igihe cya viziyo. None se mubwire ngo ni igihe cya viziyo. Urumva njyewe uko nakuze njyewe mbona muri ADPR sibye nk'umwana wo muri ADPR nk'umubyeyi wo muri ADPR ntabwo ibyo bintu njya mbibona. Nturanye n'abamama basenga kandi basengera muri ADPR. Ibyo bintu akenshi na kenshi nanjye nubwo nsengera mu icaci ariko ibyo bintu mbibona mu bintu by'amacaci. Najyaga mbona rwose wa mugani nk'umukozi w'Imana kazana umwana wiwe yambaye nyine nk'akajipo kageze aha yamukubise igisuko kigera aha ngaha, mbese umwana n'akarabero ukabona nyine wa mugani ni ibya viziyo. Nta kintu nyine wabivugaho ubirebesha amaso ugaceceka. Nyine baba bari kugendera ngo muri viziyo. Ariko nk'umwana wo muri ADPR n'ubu nturanye n'ababyeyi basengera muri ADPR baracyafite uwo muco wo gutoza abana inzira. Ugasanga abana bajya muri Sunday school mu gitondo bagakuriramo, ariko abo mu icaci bakura n'ubundi muri Sunday school bajyayo biyambariye amapantaro, bajyayo basize verine, mbese bajyayo nyine ubona nyina umwana ukamubona ari mu myaka 15 ukabona akana kamaze kuba nk'agasereyi kari mu myaka 15 kandi gafite ababyeyi bakakareze kandi kitwa nyine ngo kaba mu nzu y'Imana kagakura nyine muri wa muco. Ariko muri ADPR abana nyine mbona bajya muri Sunday school umwana agakurira ubona nyine ari umwana urerewe nyine muri ADPR urerewe ku biganza. Natanga nk'urugero kuri aba bana ba Vestina uburyo babyirukiye muri ADPR baririmba baramya, ariko ukabona ko basoje nabi nabo. Vestina ejo ntajya mu murenge yagize yadefirije cyane ya viziyo. Ya viziyo biterwa n'igihe wa mugani umuntu agezemo. Ya viziyo ashobora kuba abonye umugabo yarangiza kubona umugabo akamubwira ati ngiye nshaka, ntabwo ngewe numva twajya mu rukiko ufite ako gasatsi kanatera, akamubwira ati shyiraho iro umukozi w'Imana nubona umugabo azakubwira akabwira ngo ujye utoza amazuza yatoboza ukemo n'umusatsi menshi. None se ariko bari aba bakiri abana banabyigana, dore ko basigaye bavuga ko n'abagabo banabuze bakavuga ati umugabo ndamubonye batamuntwara. Ugasanga uburyo amuyoboyemo nibwo ahise agenderamo akavuga ati ejo n'ubundi nishaka wa mugabo n'ubundi ejo wa musatsi nzawukuraho nigumire muri ADPR n'ubundi. Ariko umugabo namucakiye namaze kumubona. Urumva
akabifata gutya ariko njyewe nyine akenshi mba mbona nyine ari ibintu byo kugenda Yego. ngo ni iterambere Twegere kwa- viziyo ngo iri kwa tujye kwa mushumba utarakimbaza mwunganire kuri iki jambo rya mbere iyo myambarire usibye ko no mu bukristo idakwiriye Ntabwo ariko ikwiriye. no mu muco nyarwanda ntikwiriye ntabwo ikwiriye pe icyo ukimenye nyine ni bya bindi byo nta nubwo icyo cyo ndakivugaho neruye kubera ko n'ayo mabuye rwose uri buyantere ndayemera ko nta mugaragu uruta shebuja ntabwo nduta databuja Yesu rwose iyo ni imico idakwiriye kuko no mu buryo bw'umuco nyarwanda umwana akwiye kuba cyangwa se umwari akwiye kwiyubaha sibyo rero nakunze kuguha amagambo ya Bibiliya kugira ngo nuzatwumva azamenye icyo ijambo ry'Imana rivuga twe kuganira batagira ngo ni ibyo tuvanye mu bitekerezo byacu gusa Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa mbere ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha uhane unagire gute abantu guhanwa no guhugurwa byabaye ikibazo sibyo gatatu kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo abigisha bahuje n'irari urambaza ikigo ubu sinagwaye ibisubizo byinshi icya kane kandi bazizima amatwi ngo batumve ukuri bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma yego shaka ingarukiraho cyane numva ijambo ry'Imana ryagusubije Theo kandi ibisubizo ryaguhaye iri jambo ry'Imana ntirigoragozwa nta muntu uri burisige nta muntu uri bunantere ibuye niryo somye kandi ibyo somye birandeba birakureba birareba nuriye reka dusoze ikiganiro cyo wari ukumbaza wacyarangiye ndeza mubaze ndiza kuteri mubaze ego ndashaka kubaza umushumba ikibazo cya nyuma cyonyine kwegera ku musozo iyo ubona abashumba cyangwa abapasitori babwiriza abantu ibintu badashoboye kuba bakwihanganira biterwa n'iyo mpamvu ni ukubera ko tuzagwa kuri iryo jambo nk'uko tubwiye ngo ni iminsi ya nyuma kabiri iyo anezezwa n'uko abantu benshi binjira mu rusengero ntanezezwe n'uko abantu benshi bihannye hagashanga abantu bakubita ari benshi ariko ntanezezwe n'uko abantu bakubita ni uko ari iminsi inyuma tugezemo imberwa cyangwa biterwa n'iyo mpamvu akoze cyane reka mvuge iri jambo mu buryo bubiri Bibiliya iravuga ngo mubayobore nk'abazababaza cyangwa mu bashumbe nk'abazababaza uramutse uri umushumba ushobora gushumba abantu ukababwiriza ibyo udakora hari ibintu bibiri byaba bikuriho icya mbere waba umeze nk'icyapa kiyobora abandi kabiri waba kandi uri kwirahuriraho amakara kubera ko iyo uvuga ibyo udakora uba uri guta kavuge ngo uba uri kwita mu bibazo bitari ngombwa kuko uba uri kwiyambura icyo uri cyo ndetse n'iyo nyigisho uvuga cyangwa se iryo jambo ry'Imana utanga riba rifite inenge kuko nawe uba utari kubwira umuntu ngo najya aho nawe utagera ntago byumvikana kereka nyine gutyo ko Bibiliya yavuze ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa ntekereza rero umushumba ushobora kugira iyo ngeso n'uwo mwuka wo kubwiriza no kugira gute ariko akabikora adakiranuka akabikora atabana n'Imana akabikora adasenga akabikora atabyubahiriza akabikora ari ukurangiza umuhango ubwe aba yihemukira kandi reka mvuge ngo umuririmbyi yaravuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose
azataha kandi umwami wabo azababwira ati mwakoze neza. Rero iryo shimwe ry'abakozi bakoze neza bene abo ntaryo bazabona Theo, bene abo ntaryo bazabona, bazahabwa nyine ingororano zinaha. Ndumva ari icyo navuga, niyo mpamvu na rya jambo ryo mu Bikorino 9:17 biravuze ngo iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngononwa mbitewe gusa n'ubusonga nagororerwa iki. Birumvikana ko rero aho ngaho hari ikibazo gikomeye, ariko abantu bakwiye gukosora bakoresheje gusubira muri rya jambo rivuga ngo muhinduke mugize imitima mishya. Nicyo yego ndumva ari nagusubije. reka tubashimire rero, dushimire n'abakunzi bacu. Hari nk'umuntu ushobora kuba yakwifuza ko mwamugira inama, yabona kuri iyo telefone. Murakoze cyane abakunzi ba Imanzi TV, abakunzi ba Imanzi TV, ko Amos TV ho ntago ndi umushyitsi cyane, nubwo ndi umutumirwa ariko sindi umushyitsi cyane, ariko ku Manzi ndumva atari ubwa kenshi mpagiye. Rero nababwira ngo mukeneye kumenya, gufashwa, gusobanuza ibisobanuro binimbitse birenze ibyo twatanze, cyangwa se no gusenga, wahamagara 0782 64 60 89, 0782 64 60 89. hanyuma uramutse utari mu Rwanda, kugira ngo bikorohere washyiraho guteranya imbere y'iyo mibare, ni uguteranya ugashyiraho ikimenyetso cyo guteranya 25, iyindi ni iyo mibare yose ushyiraho, hanyuma iyo nimero ikaboneka kuri WhatsApp ndetse no muri call bisanzwe. nawe tubwire nimero ya telefone. Nimero ni 0783 270 275. Reka bisubiremo 0783 270 275. Chano ni Yesu ari ku Ngoma TV, musimbukire yo mukore sabu, mukore na comment, bajye basimbukira. Imana y'ijuru ibahugisha. Yego, reka dushimire abakunzi bacu, katugushimire wowe rero udahwema kudukurikira ko bwije nuko bukeye. Waba utarakora subscribe, share, comment kugira ngo kugira neza. Ukeneye uyu mubyeyi wanyarukira kuri Yesu ari ku Ngoma TV, ukora subscribe nta kibazo, nabyo biremewe. Ukeneye mushoma nawe wajya kuri Mosi TV ugakora subscribe, mwajya mugendana uko bwije nuko bukeye, kandi nzi neza yuko bizagenda neza. Katubashimire, murakoze cyane. Dushimire abakunzi bacu badukurikiranye ibiganiro byacu, nakagaruka. Ciao ciao.